Ndi papa sava. Rwose nibyo cyaduhamagariye birumvikana. Noneho digidi tutaguma kuganira gutya turyongorera kuri uyu mutobe, mwatubwira icyo mwadushakiraga mugani hanyuma tukagenda buranagorobye reka. Uyu se yabivuze kandi ariwe waduhamagaye abantu iterana na ba mwana. wasobanuye ikibazo ko kimeze ntunjyane kure. Digidi uri umuntu w'umugabo tangira nta kibazo. Ntabwo nzi ikibazo. Mbese yuko umuntu arinda mujya kure si ko ari we wahamagaye. Hanyuma se mwadukinisha mwe murakoze ku ijambo kandi Ni mu rugo wawe. ndabashimiye kuba mwaje. Mu by'ukuri nje nifuzaga yuko haza rwose n'abana n'abakecuru bakaza, ariko ibi ni sawa ntacyo. Ngewe ko mubizi uyu musheri wanjye mwese naramuberetse mu muryango, twaranashimiye rwose. naza negera umuryango mpitamo abasaza ngo baze bajye kumfatira iki irembo. Abantu ntari mu rukundo, tumaze imyaka itari mikeya tubana nk'inshuti zo kubana mu buryo bwa mirere na mirere. Ntacyo ntakoze ngo ngushimishe nabeshye ari, ariko njyewe abantu ibintu bigeze nafashe umwanzuro w'uko ibintu birangira ubukwe bugahagarara ibintu ubaye iki gitumye unanirwa kurongora sha niko oya ubaye iki ubu nukujya duteranya ni mu merekeze tugende wongera duteranye ndabihinduye ese nibi oya Ufashwe utese? njye ndi muzima. no gukinisha abasaza se Ntabwo ari ugukinisha abasaza. Jewe ubukwe naburetse nabivuyemo. aho ne Rero. Reka nta kintu bitigi nibyo mwumvane. Usifata rembo murasubira kwigarura. nawe biri kukugwa mu matwi nta kibiziho ni gute. Ako se mwabavandimwe mwe reka tworoshye ibintu wa mugani wawe n'abatwara umwanya. Jewe nubwo bitari ngombwa yuko nge mbishyira amanga ngo byasase, uyu mushara arabizi yemembwe 200 ku kwezi. Magana 200 ku kwezi, ariko none ibyo 200 banza ukuremo agiye kumfasha ngewe. Banze nkodesha inzu nindangiza ntege ngureme ibyo kwambara, ngureme ibyo kurya, nishyure kadogo, nishyure ubwishingizi, ngure umuriro n'amazi, nishyure ibishingwe, nindangiza mbasha no kwizigama kugira ngo nzabeho nanjye tsaje neza nk'abantu bose basobanutse. Ayo manze mashyire ku ruhande. Ayo myambiri urumva yakagombye kwamfasha ku rwego rw'umusirimu. dukomereza ibyo nibanga ryo nurangiza ntabwo ushyizemo kugurana za televiziyo n'udukino wasanga tunabikuje. noneho rero tujya guhita dushyiramo n'iki nibyo uyu mujyambere musheri wanjye. Shyiramo amavuta ya buri kwezi. Abashaka kwisiga amavuta aruta aya ngaya barya y'igihwagari, ahenda kurusha y'igihwagari, muzi ukuntu amavuta ahenda, afitanye isano n'ibintu bya baro by'umupira Françoise Bito. Abisiga amavuta basirimu agura ngahe matete? Agura 55 icupa ritarimo nusurobo. Urumva nusurobo senkari senyimiri Glycerine yayo atarimo glycerine. Arambwira ngo aragura kompure. Urumva oya buretse gatoya mereye ku mavuta kandi kumwishaho kweza yabona. Niba ukwezi ufite itariki 29 ubwo kuri 28 nijoro meshaje ndaraho. Narangiza ajye muri salo. Inzara kore za 12 ku muntu mu gihe kitarenze ibyumweru 3. Urumva ngo ntajya agenda ni piki. Ni vatiri ubwo ngiye aha. Urumva uyu ntabwo arya umuntu. Umugore ni umuzungu. Arya wa munyu umwe mu bikopo bimwe by'intuza. Urumva nukuvuga ngo ubuzima bamo ngewe iyo dusohokanye arya nk'umushwi wa pondezi. Ntabwo ashobora kwicara ngo avuge ngo arafatanya na nk'iyo mvange bashyiraho n'udushu n'udushaza n'uduki. Mujyana ahantu agomba kurya 7 hatarajyamo ifanta. Iti kitarajyamo. Mufate ibyo 200, mufate ayo mafaranga nshyiraho amavuta, shyireho inkweto, shyireho none ibyo byo kumwambika, shyireho ibya munyorosho n'ibyo kumudesigningisha ubwiza, narangiza agire. Ejo bundi ntabwo computer yanjye wetwaye.
sinjye ishuri ntabwo yayibye yaraje arambwira ati yimwe ndayimuha ubu tuvugana yashaka ngo telefone ngo yanuza iPhone yitwa iPhone irigezweho yenda kurusha akanyana kurusha inyana y'inzungu muri bya magana abiri ngo muri bya bihumbi hiryo 200 urumva ibyo byose kandi singuyu kandi ibyo byose yarambwiye ngo sheri ngo noneho ngiye ngo niba nguzi ko ngo nta kintu uzajya upfasha ngo njye ngo nanabifamo ngo njye ngo ntabwo ayo magambo yambwiye ugasohoka ugasigara wicira ngo uvugira mu matamatama none sawa kugira ngo nge nzaturika agatuza isa niyo se yarusahuza inyana aho kugira nzaturika agatuza mwaretse ibyo bintu bikavamo ko njye nirebye nkabona nashoboye ubukwe bukarangira akajya kukaramera wivunika rwose ndabona twakwirirwa hano tukanahara ibyo mbabwiye ni biki maze rero mwabavandimwe mwe burya iyo ushaka kumenya ikibazo cy'abantu babiri kiri hagati yabo ureba ku mpande zombi ubu hari igihe uriya tubwiye biriya ariko twajya no kuri uyu mwana w'umukobwa nawe mwaretse nkababwira byose se nkabivugira rimwe byose twabyumvise rwose ikibazo ni umushahara ikibazo ni ukukonsoma ibyo udafite by'ikirenga niko mukobwa karame nawe kabiri ariko mbere ya byose ndashaka kwibariza akabazo mu by'ukuri Degedege uramukunda hari ikibazo kindi mufitanye uramukunda nukuri ko Imana ngenda mukunda nta kindi kibazo dufitanye ukaba umusabura ngaho noneho twibwirire muri make humura ubwo murabishyigikiye namwe wirira humura hano ni mu muryango sibyo nicyo cyatuzanye kubyo tubwiye nawe gira icyo utubwiraho tumenye ikibazo gihari hanyuma tubone uko tubashyira ku munzani mwembi tubahuze murakoze ongera akajwi kandi kugira ngo abantu babashe kumva njyewe ntabwo ibintu nari nzi ko bigeze kuri uru rwego kuko ntabwo yigeze ambwira nze tuganire twicare tubirebeho turebe ubushobozi buhari n'icyo twabukoresha ngo munanire ntabwo yigeze afata uwo mwanya nk'uko mubibonye byabahamagaye nonaha ambwira ngo nabahamagaye baze babimenye ngese bamenye ibiki ngiye mu by'ukuri nta nibyo narinzi rero ikigaragara ngiye nk'umuntu dukundana tumaranye iyo myaka yose ari kubabwira yarambwiye ati sheri wanjye ndagukunda ntuzagire ikibazo na kimwe ugira ngo ukihererane ujye uzumbwire mu bushobozi bwanjye nzatuma usa neza nzakwitaho uko nshoboye muri iyo myaka yose twamanye hamwe ngeze mwaka ayo mavuta ngo anyereke ko yabyinubye cyangwa yabyanze umushahara ahembwa se wari usanzwe uzi ntaho narinzi pe ariko iteka yahoraga mbaza umushahara nk'aho ari oditeri ubu nsashinzwe kumenya umushahara ahembwa niko wari umaze imyaka ingaho ukora njyewe umwaka n'igice se wari wanuzura ntabwo uruzura ariko njye tumaze imyaka 2 tuziranye kandi ibi bintu byo kunyaka amafaranga abyizaho njye mboneye akazi nese ubundi mukaba bashinzwe kumenya umushahara wa Degedege nyorohera marigari nyorohera gatoya abakobwa biki nk'uko abivugira ubitewe n'uburakari uhita ubivuga cyangwa wigeze mubiganiraho mwembi nk'uko yabivuga yewe reka ntabwo ari uburakari njyewe nafashe umwanzuro wo kuza kumubereka vuga niyo nguyu nzamufataho umushinga tubane aka kana kiza ejo bundi sinzi ibi bintu bije ejo bundi urumva njyewe rata mubyeyi muvandimwe papa sava uyu mukobwa arafite umutima nta kibazo yagiraga ariko ahantu yatangiye kujya mu bintu byo kuvuga ngo ngwaro njye ntabwo na telefone ambwira ngo ndakurose cyangwa ndagukumbuye aro message nakohereje wayibonye avuga ni nayibonye wenda nkaba ngira ngo ni mwaramutse ni nayibonye ni nanjye nagusubije nakwikirije ngo yego kumbe inyuma abayateruye indi reka mbahe igitekerezo reka mbahe igitekerezo Degedege umukobwa ni yari inshuti yawe inshuti yanjye reka nkwereke ese wowe ntumukunzi reka nkwereke ntabwo urukundo rukiri umva reka nkwereke ibi bintu byo kwitamaza mukishyira hanze twese tukabimenya sibyo mwaduhamagaye ntitwabitabye reka natwe tugira icyo tubasaba muratwemerera nimuhaguruke mwembi sibyo mujye mu nzu mwibuke yuko mwaduhamagaye tukajya gufata irembo birumvikana mwibuke ko imiryango n'inshuti babamenye mwiyerekanye muganire kuri ibyo bintu muze muduhe umwanzuro mwiza sibyo byiza ariko aho kugira ngo akantu kose muve kurwara mujye kucyo mwambariyeho muze kugera ku musatsi tubote uruhu tubote umutima
oya ibyo ntabwo tubikeneye yamuguriye amajyani digidi burya umuntu arahira namwe rero abari ikigare cy'uyu mukobwa dore abo ni mubareke mube mubaretse digidi haguruka ujyane na mucuti wawe ntarirarenga wewe genda mugire icyo muvugana urumva ariko kugira ngo tubote tugere mu mutima ntabwo ari byo digidi mwabuze umwanya wo kuganira naho umushahara uhembwa ruracyahari hari n'abadahembwa ayo ngayo ariko bakarwubaka bahembwa munsi y'ayo ngayo uvuze amugani ko ariyo tubasabye amagambo make muri inshuti mbi muri inshuti mbi umukobwa ashobora kuba ari umukobwa akaba nibyo nyine impande yewe ejo bundi dore ejo bundi uzi ibyambayeho hariya mu rugo nari ndimo guhimba indirimbo urabizi ko gahunda tugiye kuyitanga nashyize ku ruhande neza imikarago uku kwa 10 ni umunsi izaba iri bumuraremo impeta nzamutake kabisa bavuga bati uyu musaza ararenze ndi kwandika indirimbo nkashyiramo ibidukikije hariya marishariyeri za benzi nkazandika neza ku buryo ninzivuga abahari bazahita bavuga bati wawu navuga gahunda bakavuga bati we navuga n'ukuntu turi barebare nka musinga bakavuga bati ikibasumba mwumba w'insina imwe itari kinyanguru noneho mbona umugore araje huru no mu rugo iwanjye ati bya naragira gutyo mbona n'umugabo ati pa aguye baba baturanyi bacu hafi karisiti nanuza na Beransi bari kuvuga mvara batiki Beransi yaranshiriye imirya gitari ntibatandukanye iyi telefone ndayifata telefone yandesu umugabo nawe barahageze ati telefone yanjye narayampaye noneho ariko agumya agira atya kandi uzi ko akunda kunsengera ati ndebera ati karisiti uyu nguyu twashakanye ambwira yuko nta banki n'imwe yigeze ajyamo ibintu by'ubuhuni bw'abagabo bubu ndabirambiwe kandi ibi ngibi bibaye kenshi agahita nyisha umuntu twasezeranye ivangamutungo ni gute banki imwohereza mesaje akajya kunyisha uwo ari umugore iyi ari umugore ni banki ati banki kafunditwe banki gafunditwe gafunditwe none se yigeze ibaho mu Rwanda ya Sudani niyo hanze ya South Africa mesaje nkayibona gutya hari ukuntu ubona izi telefone zacu zadutse ukajya ubona mesaje yaje nawe yavuye ariko utayisoma kubera ko harimo kode noneho umugore arambwira ati mubwira gukuriremo kode usomere iyo banki kafunditwe njye ninagenda muzamenye ikinjyanye mbwira ntuzambwira karisiti ariko agumya agira atya nifungura nsome iyi mesaje arafungura mesaje ndayisoma bya bindi by'abagabo urumva aho umugabo aguye undi agira ate ikimara nyimara kuyisoma ntangira nimwenyiza uke ntangira umugore ati se n'ibiki yewe n'ibiri byaba imeshaje ntibiba byarateye bya kera niyo yigeze kubaho hari microfinance ntiyakora neza barayipfuza ni rero ni ibimesaje yabigumya biza ari ijisho ndi kujijisha nyine umugore kumbi se byari wari gusenya ikidoma ariko reka ishakorwa ntabwo mwabyumva igikobwa yanditseho banki noneho mesaje ikageza hariya banki ariko nayitazi ariko noneho umugore ateze amahane azi ngo arashaka kuzajya kuzungura muri kafunditwe umva rero ndabireba mbwira umugore ni yewe ni waro ni wakishe nta banki iri aha ngaha ni zahozeho kera barazifunga ariko hari ukuntu za mesaje zigumya ziza nakira mitamereza karisiti umuntu w'umugabo yuko makumba wari kurusenya ngiye guhereza karisiti telefone birasona igisona ndebyeho gutyo ubwo umugore yarahagurutse ubona kafundi arareba ubona ni kafundi ihamagaye noneho irahamagaye nta nubwo ari mesaje mpereza iyo telefone
araginyatse gutyo umugabo agiye kuyifata umugore ati ahita yita bati aro akandi nako nk'aho katuje katari ko sheri n'igihe mba nagohereye mesaje ntusubize urumva ikibazo mfite kidahuye umugore abanza kuryubata arangije ati kutavuga kandi ubwo twese niko turi kumva yashyizeho parire kutavuga atari kumuzike ati ubu usigaye unjijisha wigize gutya unzanira ipasi yapfuye umugozi njye ni ipasi iriya pasi niyo nari nyine kumbi ngo ipasi bamaze iminsi bayirwaniye umugore ati ipasi yanjye yagiye he umugabo ati sinjicunga ibikoresho byo mu rugo umugabo yagiye kuyibeshesha nde afunditse abantu umugore yaramufashe amufata nubwo wamuhishiriye ntacyo waruhishiriye umugore niyo yakwishyizeho yabikije basi muri umugore we niyo yakwishyizeho we yambaba ari ubwiye hagati aho byagenze n'isibaniro yamufasha mbona umugabo ararerembuye urufuzi ruraza aramuniga nsaba umugore imbabazi ndamubwira ndi imbwa mbi ndi umuseka ariko winyicira umuntu ahangaha tudafungana twoyimwe nyine njyewe naringize ngo ne kubatanya mpishire ndebe uko nzabunga nk'umuntu dusangira mubwire ni ariya ni amakosa ariko rero wa mugabo we nawe ujya gukura ibintu mu rugo ukajya gutanga mu nshoreke ntitoka mbesire mwebwe uwo mugabo aho ya nimbesire uwo ibaza iryo zina ahubwo umugore barajya abana usohotse se mbona amasura muyatebeje hasi y'umuhungu wanjye koko nkaguhaye rugari wowe ntabwo wivuze ngo wivovote shaho uziduri rutamira hanyuma hato ndakumva urumva nk'ubwo urashaka kubinjirira mu biganiro ariko hari ibyo banditse nyine bituma imitwe ishyuha nagira ngo rero tubahe umwanya wanyu mutubwire icyo mwanzuye hanyuma natwe duhaguruke dutahe cyangwa akayungwe kabasuriye ku munwa aba bantu ubu hari inkuru nziza murabakuramo ngaha digidi umwanzuro ni uwanyu umwanzuro uko bigenze ngo hatonye ariko mbere y'uko mutubwira umwanzuro nagira ngo mbibutse y'uko nyine inka y'imfatarembo yaragiye kandi kuzasanga imiryango migari nabyo urabizi ko twababwiye umunsi hanyuma mwibuke y'uko na invitasiyo mwarimo muzikoresha n'inshuti zanyu zose kandi zari zibizi ko ari mwebwe ubwo namwe nimuduhe umwanzuro kandi mwiza abatari ibitoki babitare hanyuma n'abasabye ko umusemburo biwanirirwe umwanya ni uwanyu musobanurire neza ko iyo nka yinjira igasohora intege ndagira ngo abimwumvise neza yumve icyo papa sava ibyo navugaga ariko hanyuma nimutubwire umwanzuro amuhatira ibyo adashaka muretse akatubwira iryo rembo ryinjiye iyo nka tujye kumuzana nishake gumeyo guki urashaka kuvuga se ko tuzakoranura uyu mwana yarozwe si gusa nibyo ushaka kuvuga digidi ejo mufite senkani ariko mushobora kuba mufite ikindi kintu gihishe mutatubwira hejuru ya senkani igihe mfite akamashini gakora amafaranga ndetse nambwira ko isigaye make basi akagabanya ngo ninamwereka urukundo ngo nanjye ngo nzabyihorere ese urukundo ni amafaranga ese aramusaba ibyo adafite bigenda ni amafaranga ariko se babiganiriyeho ibyo icyo se tutavuze ni iki urwo rwanda bahaye umwanya utamugura ntabwo usaba umara ikibundo ubwo nka sheri ni hamwe bamugarukiza abavandimwe papa sava amavuta se no gutwara amafaranga y'umuntu katumve telefone uri hejuru ariko ndumva mwumve no ku mpande zombi ku ruhande rwanjye numva digidigi afite ikibazo gikomeye mu by'ukuri niba umuntu we umubwiye ngo utunzanye n'utu ukatumwereka we ntadushimye shaka ibya mirenge ugashaka ibya mirenge ese ubundi we ntakora erega natwe yigeze anyereka byibuze ariko kuki muri potingi ibintu umuntu ntabwo ndafata uretse kuba wenda ibyo ngibyo byaragize mureke hagenda havuga umuntu umwe umwe naho nituvuga twumve akakubwira uko umeze iyi nzu urabizi arayishyura akeneye wa mugani erega teresifu ariko ibyo bintu byose ugiye kujyamo papa sava murabishakamo ubusa twabaye umwanya ngo twumve ibyo batubwira
mwanzuye yuko bikomeza cyangwa yuko tubivamo warashaka ko bikomeza ngenda ntago nshaka ko bikomeza nababwiye ngo ngiye nimufate amafaranga 200 nimurangiza mufate dépenses ze zibe zihagaze 5 ari dépenses ze ngiye nkorera desi ze wenyine ziba ari 5 ntazatera imbere ne nzakwikiza ziyubaka neza mureke tube nka ariko umuntu ushaka kunyiba tutarabana none bamaze najya bumvise za nshuti mbi kandi ngo nabivemo ngo bamuhe pasi wabonye abamwoshya nyine barimo barangosha mureke tubabunze uyu mwana w'umukobwa oya wumvise ikintu wavuze wumvise ikintu wavuze ngo bamuhundi wumvise ikintu wavuze agutunga gute reka twumve ariko muzi ko uyu mukobwa yasabwe yakowe bakureke sherize muzi ko yakowe papa sava tube nk'abunzi twumve impande nibamuhe pasi icyambere cyakemutse tubohereza kugenda kuganira uyatubwiye ko ari kubivamo yakamubwira ngo abagumemo reka uyu nawe atubwire marigari reka uyu nawe natubwire wasanga yisubiyeho natwe twakongeraho tutumvise no ku ruhande tubwire Kristi njyewe nta kintu ndi bwisubireho nk'uko nabibabwiye ndamukunda anambabarira none ambwire ngo mu byo nsaba ibyo nshoboye n'ibi ibyo ntashoboye n'ibi ariko ureke twubake urugo twari twariyembeje nabyo byibye ariko degede kandi wamumuha pasi reba uko ngano turi kuvuga rega naje ku itegeko ari kubyanga yemwe de munyura ashaka ibya mirenge degede umukobwa ari kugendera mu kigali ariko mwumvise ibi bintu ntabwo ubona ko mfite imisatsi birimo ukuntu bigiye bifindafinda rero tubwiza kuri widucisha hirya no hino birafindafinze uyu mwana w'umukobwa arakubwira ati ndagukunda ati cyangwa mbwira niba hari n'ikindi kintu nsaba ngikora degede byo kutubwira ngo umushahara ngo w'amafaranga ngo 200 ngo hahame ibi ngo uragira gute ntabwo twabyemera hari n'abakorera 50 hari n'abafata isuka bakajya guhingira icyatanu cyangwa igihumbi papa sava kandi batunze rero papa sava ibintu mubikurikira degede ntabwo ndi kumwumva ariko uyu mukobwa niwe numva dore mu kigali mu gacu kaba ngaba ngo mushakire pasi baramushakira pasi ngo hari ikintu umugore none se niba ntacyo muhaba akimutereta azakimuha amaze kumubyaza ijambo nige barihaye tega amatwi ijambo nige barihaye muri gumane hatungi tega amatwi ntibamwoshya degede araremerewe ate nibyo ngira ngo nkubwire ibyo bavuze babivugiye turabyumva namwe muranyunganira ariko mwabantu mwe niba kuko umuntu avuga ati mu 200 uretse ko waratinze niba umaze n'icyo gihe cyose wirya ukimara ubwenge bukaba buje ubu ngubu bikaba bikuremereye kugeza ubwo utinyuka gutumira abantu ukabivuga ukabusanga ntandi mahitamo ariko nubwo uremerewe gutyo umugore wawe arashuka yagize inshuti mbi naho ngereje abanyamakuru ni rwa rugo ejo bundi bubaka kumva ngo ni divorce nabyo nicyo uvuze nacyo umugore wawe ariko se reka n'ubundi mbabazi wamugana umuhungu wacu ntagumye no kurengana ni gute uba uri umusore urimo kwiyubaka wamugana ari gushaka ibizatunga urugo n'inkwano reka nabo bazibaruka yewe nabo bakeneye kubaho hanyuma ukavunika nk'umugabo utunze umugore n'abana 4 shyiraho n'abandi benshi ahubwo mu rugo si umuntu yakuremereza mutarabana mwamara kubana bikagenda gute none niba nabo mutwara nk'umugore mbere y'uko babana wumva izo nshuti icyo uzaba cyo wumva izo nshuti icyo uzaba cyo ni ngo usaba ibimusumba ihanganiye mutoko umva za nshuti umva za nshuti igihe baramusumba none yagize ibiziba wajya soroma tokoro wajya soroma tokoro wajya gusoroma n'imvura reka rero ngiye mbashimire kandi mbaho umwanzuro wanjye umusonga w'uni nukubuza gusinzira jewe nka digidigi jabo siko imbere yanyu nk'abavandimwe ndanzuye ngo ntabwo nshobora gukomeza kubaho nihiringa nihambira kuba ndi umusore ngo usange mbaho nk'umugabo utunze umugore n'abana 4 ntararongora muri make ngiye ntanze umwanzuro ngo bivuyemo murakoze Kristi ndakwanze nivamo ndagukunze fata umwanzuro nawe umwanzuro susumba digidigi twige n'uwo ngo sahora ubwo mu byanzuro ubwo mu bihuje banivyo ni ajya mureba inshuti mubana nazo ntabwo twahora muri hanze aho bafite amafaranga ntaza kumva kuri kiriya ubundi 200 kuzatugura natwara amaheru 200 magana